iyo myaka yose nabayeho kandi mbaho neza ndi umugore uri independent. Bakunzi ba Women TV, reka ntangire mbasuhuza nkuko mubimenyere ningiye mukundane Fabiola muri kumwe muri iki kiganiro cya birashoboka. Uyu munsi rero by'umwihariko iyo mbabwiye ngo birashoboka mbangira ngo mbereke n'abadamu bashoboye kandi byashobotse. By'umwihariko uyu munsi turi kumwe n'umudamu muri bubone ushoboye watambutse ukora nyine ibishoboka, agiye kutuganiriza rero atubwira havuye nahageze uyu munsi wa none. Imbaraga yakoresheje njya mbabwira ngo birashoboka, ariko kuba bishoboka bisaba imbaraga nyinshi, bisaba umuhate, bisaba kwitanga no kubikunda. Tugira tuti abadamu natwe birashoboka. Uyu mwanya rero nari maze kubabwira yuko turi busure umudamu, reka tumuhe ikaze kuri Women TV. Murakoze Women TV, nitwa Umuziga Giselle, nkaba ndi rwiyemezamirimo, nkaba maze imyaka myinshi cyane muri business, nimba mvuze myinshi ubwo ni 17 cyangwa irengaho gatoya. Aho ngaho uyu munsi rero Giselle, aha twagusuye hakorerwa iki? Turabona ari uruganda rwiza, ni ahantu heza hanini hagutse, muhakorera iki? Ahanga n'uruganda natangije vuba rukiri mu ntangiro, ariko nyine muri birashoboka nanjye naricaye numva nk'umudamu koko nagira uruganda. Birashoboka ko nagira uruganda kandi ndi umugore, nubwo tumenyereye ko ari by'abagabo gusa. Dukurikije umubare nko muri statistics za PSF turabizi abadamu versus abagabo, ku mubare w'abagore bari mu nganda n'abagabo bari hejuru yacu cyane, ariko natwe twavuga nk'abagore natwe n'iriya mirimo tugomba kuyijyamo, nta mpamvu koko kandi birashoboka. Giselle rero ugiye gusangiza, hari abadamu benshi baba badukurikiye hano tubwate koko birashoboka, ugiye gusangiza abandi badamu badukurikiye ubabwira uburyo byashobotse. Ese Giselle uyu munsi ni uwuhe? Giselle yahereye hehe? Giselle nkuko nababwiye maze imyaka myinshi igeze muri 17 muri business, ntago ndi bubivuge byose, n'urugendo rurerure cyane. Ngiye kubitangira nshobora kurondogora yenda n'amasaha akadusiga. Ndi umugore wakunze business kuva kera, ndi umugore ukunda liberté yanjye, nkumva rero nshaka no kwikoresha, nkikorera nkiteza imbere kandi nkana supportinga n'abandi bantu turi kumwe dukorana. Nkumva nezezwa no kugira iyo team turi kumwe, nanjye nkavuga nti hari umuntu avanye hano nkamugeza hano, ariko nanjye nyine mfite intumbero yanjye, mfite vision yanjye, mba mbona ko ndi kwikoraho. Mu by'ukuri imbaraga zanjye nta zindi mbaraga, nta bundi nta zindi mbaraga zidasanzwe. Nje uyu munsi ndavuga imbaraga z'igihugu cyacu, ndavuga imbaraga z'ubuyobozi bwiza dufite, kubera yuko mu by'ukuri nk'umuntu burya ubuyobozi bwiza nicyo kigira abaturage, nicyo kigira abantu abo turi bo today. Nje ndashimira ubuyobozi bwacu kubera yuko nk'umudamu, ndivuga nk'umudamu, dufite inzego zidushyigikiye, urwego rukuru rw'ubuyobozi bahora badushyikiriza abadamu guhaguruka, umugore haguruka, umugore urashoboye. Nkumva rero nanjye ntagomba gusigara inyuma cyangwa ngo nteshe agaciro abatugiriye icyizere nk'abadamu. Ni muri iyo gahunda nanjye nagiye niyumvamo imbaraga buri munsi, buhoro buhoro mbikoraho. Uraranganyije amaso urabona ko hano duherereye koko ari muri kote y'inganda. Ushobora gusanga 90% y'abaraha ari abagabo gusa. Ni handi rero usanga ku isoko ry'umurimo abadamu bakiyumvisha yuko nta mugore washinga uruganda, nta mugore wagera kuri urwo rwego. Ariko Giselle uyu munsi wa none dufite hano kuri Women TV aratubwira ati birashoboka kandi nanjye narabishoboye. Ariko se Giselle ni wa mudamu ushobora kugaruka akaba umubyeyi, akaba CEO, akahagarara agakora, watubwira aho ngaho? Nibaza ko ibyo uvuze ari we Giselle koko. Yego, ndabyirata kandi ndabyumvamo kandi ndabiharanira, nkanabona mbigeraho, nta bwoba mfite.
Gisele ndi umudamu nkuko nabikubwiye, mfite abana babiri, mfite umugabo, ndubatse, maze imyaka ingana nk'iyo maze muri business mu rugo. Nkaba today kuba umumama already iyi company yitirirwa abana banje. Reba neza ni wiwa. Willa and Warren. Impamvu rero nakoze ibi ngibi ni kugira ngo ni inspiring abana banje nabo mu kubatoza gukora. Ababyeyi banje bantoshe gukora kuva nkiri mutoya mu buryo bwabo, ntago nabivuga nonaha, ariko ugakura wumva ko ugomba gukora. So abana banje nabitiriye business factory yitwa Willa and Warren, kugira ngo nabo biyumvemo ejo bazaze bakore koko nabo. Ubwo ni umumama uri kumotivatinga abana bato, ubigisha gukora, unabumvisha ko ari ibyabo, kugira ngo nabo koko bagira iyo culture yo gukora, zambaraga bakiri hatoya bazamuke. Kandi vision ya wiwa koko niko uyu munsi yabaho, ikazanabaho, igakomeza n'abana bakazayikoramo n'abuzukuru. Papa why not? Niko bimeze. Uragira uti n'abuzukuru bagomba gukora muri n'abuzukuru. Kandi ndi wa mugore ugerageza nanjye nk'abagore rwiyemezamirimo, akenshi ubundi uricara ukumva yuko uri umucuruzi kazi n'ibyo ngibyo. Nafashe ya mbere nsubira mu ishuri, nashatse nkiri muto ntararangiza amashuri yanjye, ariko uyu munsi muri iyo myaka 17 maze muri business nakomeje kwiga ndiga. Tuganiriza aho ngaho rero. Aho ngaho usanga abadamu benshi yamaze gushaka Gisele avuga ati ni gute se nasubira kwiga, ntabwo nabishobora, mfite abana, ndatwite iki. Tuganirizaho Gisele uyu munsi umaze imyaka 17 muri business, yagerageje, yaranize, yakomeje amashuri ye, afungura company, kandi aragaruka araniga. Aho ngaho niho nkeneye, kuko abadamu benshi baba dukurikiye hano kuri Women TV, hari uwo kwiga biba byaramunaniye Gisele, avuga ati byaranze, byararangiye nyine, ubwo nta kundi ngende yicariye ndaho ngaho. Ariko se Gisele ko tubwira ati imyaka maze nashyize umuntu kwiga, Gisele wacikirije, wari ugeze hehe, wabikomereje uyu munsi wa none biki? Naracikirije amugani nk'undi kwaje, cyangwa ntabwo nacikirije cyane. Nari ndangije kaminuza rwego icyiciro cya lisanse, ariko nanjye numva ngomba kuba umugore w'umucuruzi kandi wiga kaniga akagira na PhD. Why not? Abagore bacuruzi tugomba kugira PhD. Uyu munsi tugacuruza ariko tukaniga. Ntabwo kuba umucuruzi bivuga yuko ntabwo bizirana no gusoma. Uyu munsi rero uriga ntumenye n'icyo uzabikoresha, cyane rimwe na rimwe ukiga cyane iyo wikorera. Thank you. None rimwe na rimwe ugakurikira umutima wawe, icyo bita passion. Nkanjye nkunda kwiga iby'ubuganga, ni nabyo nize cyane nkiri mutoya, nyuma za guhindura nkora masters yanjye muri business administration, kugira ngo ushobore kugira iki langage imwe cyangwa imvugo imwe n'abacuruzi. So today mfite masters muri public health, naje kwisanga mu Ruganda, nsanga nk'ubu ngubu ndi muri team ishinzwe quality insurance and safety, no kumenya ibintu bijyanye no kuvuga ngo gukurikirana icyo bita hazard cyangwa ikintu cyose gishobora guteza ibiryo like products kutaba safe, bishobora guteza uburwayi cyangwa izindi ngaruka mbi ku buzima bw'umuntu. So iyo team niyo nisanzemo muri company ya wiwa yanjye, nkaba nishimiye kuba nyirimo, nkaba shimishwa no gukangurira abantu kugira practice nziza zijyanye n'ibintu byo kurinda ibyo kurya, environment dukorera mu kwiprotectinga ibintu abantu benshi twatuntu dutoya abantu basuzugura, kandi mu by'ukuri ariho ubuzima bw'abantu bushingiye. Aha ngira ngo rero murabyumviye aho Gisele atubwira ati nyamuneka nimba unakora reka duhaguruke twige. We yarabishoboye, yaratubwiye ngo yaracikirije, ariko yaracikirije ageze kure. Gisele wowe wacikirije ugeze ku hejuru, nimba waracikirije ugeze kuri lisanse. Uyu munsi wa none hari n'abacikirije atararangiza na secondaire, atararangiza n'iki, ariko birashoboka, kuko byarashobokaga ko wicara ukavuga uti no, ntago nabona uwo mwanya wo kujya kwiga masters, PhD, se ubundi nzabikoresha iki? Ikindi ni ikibazo usanga abadamu benshi bibaza, akavuga ati njye ndikorera, kubera iki njya kwiga se? Ninde se wabintumye? Abantu benshi ntekereza ko tuba dufite imyumvire yo kuvuga ngo ndiga kubera ko nzasaba akazi.
ariko Gisele uyu munsi wa none yarahagurutse aravuga ati reka nshaka ubumenyi ntawamenya aho ubivuze neza no kugira imvugo speaking a same language cyangwa kuvuga imvugo imwe n'abantu kuba familiar na sector urimo. Yego. Ubu rero Gisele niwe uyu munsi niwe twasuye niwe mubona aka kanya rero tukaba tugiye kubereka noneho ibikorwa bya Gisele nahavuye ndetse nahageze. Ese Gisele muri business ukora niki wishimira umaze kugeraho uyu munsi wa none? Business nkora nkuko nabikubwiye maze imyaka myinshi muri business ntarondogoye ndi muri business zitandukanye ariko iyi wiwa nahita ko ariyo co business yanjye cyangwa se niyo nakwita ko iziyoboye uyu munsi. Yego. Mukinshimisha cyane niko mbona yuko harimo amahirwe yo gukora muri private sector mu kwikorera harimo amahirwe kandi birashoboka. Nicyo kintu kinshimisha ntabwo twese tuzabona akazi ntabwo twese dukunda gukora like you know we are business people ngende umucuruzi mu maraso yanjye muri njyewe so ikinshimisha ni ukubona yuko izo opportunities zihari kandi buhoro buhoro umuntu akabyubuka kandi akabona abigezeho. Aha Gisele rero icyo tuvuga ngo birashoboka imyaka 17 ni imyaka itari myinshi cyane ariko ni imyaka itari mike. Ese Gisele watangiye nyine muri izo business zose ashakamo ibyo ari byo byose umuntu akora hari icyo abashaka. Niki Gisele agezeho nk'umudamu uvuga uti ndishimira ko nageze kuri ibi muri iyi myaka 17? Ni ibiki utari ufite ni ibiki wagize? Ntabwo nge navuga ibintu in terms y'ibintu kimwe ndondogora ko ni byinshi ko uyu munsi already ufite abana biga mu mashuri meza ko ngenda umuntu wemera education nemerera muri education kandi education nziza so iyo mbona abana banjye bashobora kwiga kandi nkabaha the good education ubwo ngubwo iyo ni intsinzi ya mbere kuri njyewe n'ibyishimo byanjye bya buri munsi. Well ikindi yenda iyo myaka yose nabayeho kandi mbaho neza ndi umugore uri independent. You see abagore byacu ni byinshi ntago twabirondogora ariko you see nta kibazo gihari. Well na gatoya urumva on top of that narize ndishimye nk'umugore ukunda knowledge nkunda no inspiring abana banjye ndana n'abandi bagore why not my young sisters my siblings nabo yenda babona twiga bikaba motivatinga n'abana banjye. Uyu munsi umukobwa wanjye je nashakaga kuba umuganga niba navuga muganga medical doctor ariko mu rwego rundi ariko today my daughter yenda ni dreams z'abana aracyari muto the good thing nawe ari kumwe ati mami you know what Dr. Willa ati ngiye ngo bakora doctor so itwo twese n'utuntu turi aho ngaho dushimishije. Ndangiza mvuga nti igikomeye cyane nakuyemo kandi kinshimishije nk'umugore rwiyemeza mirimo today nubwo ari projet yahuye na covid ariko itagiye kugira icyizere ko izakora. Ndi umugore ubarirwa uyu munsi mu bagore b'abanyenganda kuri njyewe ni success kuri njyewe ni ikintu mfata nk'ikintu cy'agaciro cyane kandi nshimira tujuru nkuko nakubwiye inzego zacu z'ubuyobozi uburyo abagore mu Rwanda tumeze neza nyuma ngo tugezwe ariko twahawe agaciro ijambo tukaba motivated mu nzego zose turimo ukisanga uri umugore udafite ipfunwe. You see utagomba kumva ko ugomba gusigara inyuma ahubwo nawe utagomba gusaba ugomba kwigira ukaba umugore w'agaciro ari we ndiwe uyu munsi kandi nishimiye. Gisele rero uratubwira uti nangiye uyu munsi wa none ndi umugore w'agaciro kandi ndabyishimiye biranejeje. Reka rero n'abandi bari badukurikiye tuvuga ko bishoboka. Gisele wababwira ko bishoboka koko? Nababwira ko bishoboka ngende umuntu uvugisha umutima cyane ubwo nari hafi kuzamura amaboko. Nababwira abagore ko bishoboka pe nababwira ko bishoboka kandi cyane pe kubera ko birashoboka. Ntabwo uyu munsi mfite amadeni ya banki atuma ntasinzira ariko birashoboka muri rwa rugendo rwo kugenda wiyubaka buhoro buhoro buri munsi ugaguma uri umugore uri focused ufite intumbero vision yawe kandi ukayikoraho ku munsi. Ikintu kitwica nk'abagore tukunda gucika intege pe
burya umugore mvuge mu tuntu twacu tw'abagore dutoya ushobora kunanirwa kujya muri salo rimwe ukumva ko isi yarangiye, ariko iyo wanze kujya muri salo iyo byanze ugomba no kumva ko ugomba kubaho udagiye muri salo kandi ugakomeza ya vision yawe ukabaho. So icyo nabwira abagore bakiri bato cyane cyane, ariko umugore aho ari hose ko njye nkunda abagore cyane urabizi, umugore agomba kumva ko bishoboka kandi akabikoraho buhoro buhoro, akigirira icyizere. Twese umuntu agenda ahura n'ibintu byinshi cyane ukagonga ipoto, hari terme bavuga i Kigali ngo umupira uridunda cyangwa ukagonga ipoto, sari igihe ugera hano ukumva ubaye stuck, babyita kuba stuck ubundi ukameneka, ariko ukongera ukagira za mbaraga zo kubyuka nk'umugore, kandi koko ukabyuka nta bwoba, buhoro buhoro birashoboka cyane. Ibintu byitwa birashoboka kuri njye ni topic ndende cyane, nabivugaho n'amasaha menshi, ariko mu magambo makeya ni ibyo ngibyo ko birashoboka. Narabibonye birashoboka, ntabwo natangije amamiliyoni menshi cyane ya banki cyangwa se mu rugo. Turi umuryango watangiye buhoro, umuryango w'abanyarwanda usanzwe usibye kugira ababyeyi nabo batumotivatinga muri bikeya, buhoro buhoro, kandi twariyubatse, kandi uyu munsi birashoboka. Ndi umugore rwiyemezamirimo uri mu rwego rushimishije cyane. Nibyo niko kuri. Kandi nishimye, kandi ndacyari mutoya. His Excellency aheruka kutubwira ati umuntu ukiri under 40 buriya akenshi aba akiri muri urubyiruko, ariko niba urengeje ntacyo bitwaye. Aho bigeze bimeze neza kandi turishimye. Ngira ngo rero mwabyumviye aho Gisele atubwira ati birashoboka cyane kandi birashoboka. Abari badukurikiye rero Gisele reka tubashimire kandi tubifuriza kugomeza gutera imbere. Gisele yatubwiye ko ari buhoro buhoro mwabadamu mwe tugafatana twese urunana tukazamuka. Reka mbashimire rero mbabwira ko bishoboka. Mwari muri kumwe na Mukundane Fabiola hano kuri wiwa Dairy Factory. Thank you so much. Thank you to Mimi.